Hello, tubahaye ikaze kuri channel yacu Ubuzima Gakondo TV. Tubashimira mwebwe mwese abakurikira muri mu bihugu bitandukanye ku isi, kandi tubasaba subscribe, like na share. Inkunga yanyu ya share na like ni ingenzi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe indwara y'impyiko n'uburyo twayivuza. Impyiko ni iki? Ikiremwa muntu kigira impyiko ebyiri, iy'iburyo n'iy'ibumoso. Zikora umurimo umwe wo kuyungurura ibyo turya. Ziyungurura imyanda yose yo mu mubiri, mu myanya yose y'umubiri, zicishije mu nkari twituma. Impyiko kimwe n'ibindi bice by'umubiri nazo zikunda kurwara. Zikunda gufatwa n'uburwayi bitewe n'imiterere ya buri muntu, kuko buri muntu uwo ari we wese murabizi ko hano ku isi imibiri y'abantu ntabwo iteye kimwe. Hari imibiri usanga ifite imbaraga zo kurwanya uburwayi, hari n'indi iba ari febre, indwara iyo ari yo yose ikayifata, biterwa n'imiterere ya buri muntu n'ahantu aba n'ibyo kurya arya. Ubwo rero umuntu wafashwe n'impyiko, warwaye impyiko, agira ibimenyetso. Dukurikije urubuga rwa Le Fompson, mu makuru bahaye umutwe ugira symptom of kidney disease, ibyo bimenyetso ari byo cyane cyane ni uguhorana umunaniro ukabije. Iyo yagufashe utangira kugira umunaniro ukabije, wagenda kumva ufite umunaniro ukabije, wabyuka nabwo ugasanga ufite umunaniro, ukagira ubukonje bwinshi mu mubiri. Iyo yagutangiye rwose, aho uri hose wumva ufite ubukonje bwinshi mu mubiri. Ingorane mu guhumeka, kugera isereri, waba ugenda ukumva ufite isereri ugashaka kwitera hasi. Ibyo byose ni ibimenyetso. Aho uba uri hose, waba wicaye ukumva ufite ibinya, kubabara mu mugongo wo hasi. Waba uryamye, waba wicaye, waba ugenda ukumva ubabaye mu mugongo wo hasi, urimo uraribwa mu mugongo wo hasi, ukibaza ibyo ari byo, bikakuyobera cyane cyane. Kandi iyo ugiye kunyara, unyara inkari zidasanzwe, cyane cyane z'umuhondo cyane, zifashe, kandi zigahumura nabi. Iyo wafashwe n'impyiko rero nanone utakaza ibiro. Muri icyo gihe cyo gutakaza ibiro ukabura apeti. Iyo watangiye kubura apeti, watangiye no gutakaza ibiro, ubyimba amaguru ndetse n'ibiganza. Wakanda nko ku kuguru kwawe ukabona kirimo kirafuba, bigatanga intuza nk'umuneke. Ikiganza cyawe wakoramo ukagira ngo ni ikintu, ni nk'umuneke. Igihe wibonyeho ibyo bimenyetso, wihutira kwa muganga ukipimisha, ugatangira ugafata imiti. Twebwe rero mu buganga bwa gihanga hari imiti, ariko mu gihe ubonye watangiye gufatwa n'iyo ndwara, hari imyitozo igabanya ubukana bwayo, kimwe n'izi ndwara zikurikira nka diyabete, hypertension n'izindi ndwara. Iyo myitozo rero ni umwitozo utaruhije,
utananiza. Ureba ariya mabuye matoya akora ikintu cyitwa konkasa, ariya yubakisha bwa buye butoya bw'ubushareganyo, ubwabo buye ukabushyira hawe mu rugo iwawe ahantu hafite isuku, mu gitondo cya kare kare ukajya ukayabyiniraho buhoro 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 buhoro, uyabyiniraho ukamara iminota 15. Kimwe n'uyu muntu urwaye diyabete, kimwe n'uyu muntu urwaye hypertension, iyo bukeye mu gitondo ukayabyiniraho wirirwa nta kibazo ufite, uyabyiniraho iminota 15. Waba ugifite igihe ushobora no kumara iminota 30 uyabyiniraho. Ni imyitozo rwose ivura abantu bareba bose mu burwayi bwose, bikarinda indwara. Utiki buri mubiri wa buri muntu afite mu birenge bya buri muntu harimo icyo bita amaserire mu kinyarwanda, mu gifaransa, 7,000 bifasha umubiri gukora. Ayo maserire rero akorana n'ubwonko. Noneho rero iyo ukanagiye kuri bwa buye bukanga imitsi, none imitsi yose igakora. Ya mitsi iyo ikora ikomerekana n'ubwonko n'umwijima, umwijima ugakora neza. Kandi iyo umwijima ukora neza, ubuzima bwa buri muntu bwose buba bumeze neza. Ni cyiza ku mwijima, reka njye nta muntu ufite umwijima muzima urwaragurika. Iyo ufite umwijima muzima nta ndwara igufata iyo ari yo yose. Burya mwese mufite uburwayi ubu n'ubu, abantu bafite indwara bakunda kurwaragurika, nuko umwijima uba utari muzima. Umuntu wese ufite umwijima muzima, ndabibasobanuriye, ntagira uburwayi, ntakunda kurwaragurika, kuko umwijima iyo ukora neza utanga amaraso neza, uyungurura amaraso neza, kandi iyo amaraso ayunguruye akora mu ubuzima bwa buri muntu neza, ku buryo nta ndwara imushobora. Abasirikare bahita bakubita iyi ndwara igiye kuza, abasirikare baba bahagaze, abasirikare baba bakora neza. Iyo amaraso agenda neza mu mubiri, abasirikare nabo baba bahagaze, nta burwayi bushobora kukuganza, nta n'uburwayi. Noneho rero iyo ubyinira kuri ya mabuye, ya maserire ari mu ntoza mu birenge, akanga imitsi yose yari iryamye yose ikabyuka. Iyo mitsi yose iribyutse rero ikangutse, ikora neza yose, imitsi yose ikora neza, bigera mu mutima bigakora neza. Noneho uburwayi ufite bukagenda bucika intege, noneho ukagira ubuzima bwiza. Iyo urwaye diyabete cyangwa hypertension, crise, iyo wabyutse ubyinira kuri turiya tubuye, crise irahagarara, ukirirwa gukora neza imirimo yawe. Utubyinaho mu gitondo ukamara ya minota yawe 15 cyangwa 30, ukajya mu kazi, ufata icupa ryawe ry'amazi ukagotomera amazi, ukajya mu kazi, ukirirwa nta crise ufite. Kimwe rero n'impyiko. Iyo ubyiniye muri uyu mwitozo ni ingirakamaro, twese tuwuhagurukire, kuko iyo uwukoze ntabwo ugutesha igihe, uwufata iminota yawe ya buri gihe, iminota yawe, kuko icyangombwa ni ubuzima. Bantu mwese mudukurikiye, ikintu ugomba kwitaho ni ubuzima, noneho nyuma y'ibindi nibikurikiraho. Iyo wabanje kwita ku buzima rero, n'imirimo yindi yose urayikora. Noneho twe ubuzima gakondo dufite n'imiti ugomba kwivuza. Hari imbuto za gaperi. Gaperi zikunda kuba ahantu h'agashyamba hadakunda guhingwa, ariko hari n'ahantu hakunda guhingwa naho za gaperi zimera. Hari ibice bibamo za gaperi
gaperi abantu benshi barazizi, ariko mu gice kitabamo gaperi abo bantu ntabwo bakunda kuzimenya. Ni umuti ivura neza impyiko, iyo igeze mu mpyiko izifasha kuvura. Hari indimu, indimu ukora umutobe w'indimu ukawunywa. Hari pome, pome nk'uko nababwiye mu ndwara zakurikiye ziri hejuru, nababwiye ko pome ushobora kuyirya iyo udafite ubushobozi, ushobora kurya kabiri gatatu mu cyumweru, waba ufite ubushobozi ukayirya buri gihe. Hari icyo bita meresiya, watermelon. Iyo meresiya rero nayo ni ingenzi, arya amazi yayo. Iyo urwaye impyiko nayo bifata impyiko kuyungurura. Amateke, amateke nayo ni umuti mwiza ku mpyiko. Iyo miti rero iyo uyikoresheje hari ikindi kintu cy'ingenzi cyane gikurikira, waba uyinywa waba utayinywa, ni ukunywa amazi menshi, byibuze litiro 2 ku munsi. Nuko rero mbaye mbashimiye abadukurikiye Ubuzima Gakondo TV, mbashimiye rwose kandi mbasaba kugira ngo mukore kuri share kugira ngo ibiganiro bizakurikiraho mujye mubibona bitabaruhije. Murakoze, mugire amahirwe kandi mbifurije imigisha myiza.